Bwa mbere mu mateka y'u Rwanda ikitarigeze kibaho kibashije kubaho n'ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda leta ifashe icyemezo kigatangazwa n'umuyobozi aho abaturage batuye hamwe cyangwa se itsinda ryegeranye rifatiwe icyemezo cy'uko nta gahunda yo kurya, nta gahunda yo kunywa, nta gahunda yo guhaha, nta gahunda yo kumva radio, nta gahunda yo kureba televiziyo, nta gahunda yo gushaka telefone, nta gahunda yo gukaraba, nta gahunda yo guteka. Uw'inzara izatobora igifu azibwiriza agasohoka yinginga asaba kwerekwa icyerekezo cyatuma abasha kugarura ubuzima. Ibi ni ibyemezo bikarishye byafatiwe abatuye Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro ya mbere, hombi n'ahitwa Bannyahe na Rwimpyisi. Ibi byemezo bikaba byaratangajwe ubwo hari habaye inama y'umunsi umwe, abaturage bakabwirwa ko bucya nta butike rimwe ifungura, bucya nta muntu wongera kubona amashanyarazi, bucya nta muntu wongera kubona amazi, kandi ko batagomba gusohoka mu mazu yabo, ntawe ugomba kwinjira no gusohoka kugeza igihe bose bazibwiriza bakava aho batuye bakimurirwa aho bitegetswe ko bose bajyanwa, baba bahemera cyangwa se batahemera. Ni icyemezo cyafashwe mu buryo bukomeye nyuma y'aho umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Pidanse Rubengisa yaramaze gutangariza abaturage ba Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro ya mbere ko kwimuka ari itegeko, ari ihame, kandi ko bitagomba kurenga iminsi ibiri. Ku munsi wa gatatu bikaba biteganyijwe ko nta n'uzitwaza ko asigaye hariya cyangwa se yabaje kwasengera, ko ahubwo buri wese uzaba uhari nashaka gusenga azasengera aho bazabimuriwe. Aho wimurirwa ni muri Busanza, muri iyi Busanza ariko amazu ariyo ntabwo basha kubakorera yose nk'uko bangana. Akaba ari amakuru yabashije gucukumburwa na Pax TV, IREME News, ijwi rya Tivugira. Mu bucukumbuzi twakoze buhabanye n'ibiri gutangazwa, dore ko na mbere hose bagiye batangaza ko hari amazu aciriritse, amazu atameze neza namba, amazu azabahirima hejuru, ariko bakirengagiza kandi bakanga gutangaza ko hari n'andi mazu meza, amazu akomeye, amazu aremereye, amazu ahenze cyane kurenza igenagaciro ryagiye ritangwa. Ibi nabyo tukaba twaragiye tubereka ko hari amazu meza adakwiye igenagaciro ripfobeshe ryakozwe, hakaba kandi hari n'ibikorwa remezo nabyo biteye imbere. Icyo twabakora icikumbura ikindi gishya kidatangazwa ko kiri nuko hamaze kwimurwa imiryango 626. Iyi niyo yari imaze kwimurwa kugeza ku munsi w'ejo. Hakaba hari hakeneye kwimurwa imiryango 2461, bivuga ko hari hasigaye imiryango 1435, ariko kuri ubu bakaba batangaza ko hasigaye gusa imiryango iri hejuru gato ya 600. Ikindi kivugwa nuko hubatswe amazu atagera ku 1250, ariyo mazu ari mu Busanza. Ibi rero bikaba bigaragaza ko amazu 1050 atabasha gukwira imiryango 2261 yose ikeneye kwimurwa. Ese bizagenda bite ku miryango izaba itabashe kujya mu Busanza, ko amatangazo akomeje gutangwa hifashishijwe drone ko bagomba kugenda byanze bikunze? Tugaruke ku munsi w'ejo ubwo Gasopo nyuma yatangwaga n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali yihanangiriza abatuye Bannyahe ababwira ko bagomba kwimuka, akavuga kandi ko umuntu waguze amazu mu Busanza agomba kwihombera kugira ngo abayahawe mbere bayasubiremo. Ikindi yavuze kandi nacyo cyatunguye abaturage, nubwo bitabatunguye mu rwego rwo kumenya ko bagomba kwimuka, bari barabitegujwe babizi, ariko bibwira ko nibura icyumweru gisigaye, ibyumweru 2 bisigaye kugira ngo basomerwe urubanza, umwanzuro w'urukiko. Ibi nabyo umuyobozi w'umujyi wa Kigali ntiyigeze bigarukaho, ahubwo yavuze ko kwimuka ari ihame kubw'inyungu rusange, yongera no kuvuga ko ari ihame kubwo kurwanya akajagari, yongera no kuvuga ko ari ihame mu rwego rwo kwirinda ibiza ngo bigiye kuzaterwa n'imvura yatangajwe n'ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe Meteo. Ubutumwa twari tubafitiye uyu munsi bwari kugira ngo twongere tuganire turebe uburyo ki twabafasha kwimuka. Twabonye ndetse n'abandi barimo badusaba ko twabafasha bakimuka. Twabasabye ko twakwihuta kugira ngo ku cyumweru twese tube twamaze kugenda. Murabibona ko imvura iri kugwa ari nyinshi, ariko nanone ni ukugira ngo nk'abafite abana batoya bashobora kujya mu mashuri batangira bagereyo bitegure bamenyere. Uti rero ugeze ku cyumweru ataragenda biragenda bite? Turumva ko babyumvise, uko bagaragaye wabonye ko babyishimiye, ariko nanone hagize ugeze icyo gihe ataritegura twamufasha kwihutisha gahunda, twamufasha no kwimuka. Nta munyamakuru wemerewe kuhegera, nta munyamakuru wemerewe kuhagera, dore ko icyabaye ari nk'itangazo ryatanzwe n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali Pidanse Rubengisa, aho kuba ikiganiro yagiranye n'abaturage, kubera ko nta muturage wemerewe kubagira ibibazo abaza, ahubwo babwiwe ko bari baje kumenyeshwa ikigomba gukurikiraho, nta bindi bibazo bikenewe cyangwa se bitegerejwe.
Ni muri urwego umujyi wa Kigali wajyanye gusa itangazamakuru rya leta kandi radiyo y'igihugu nayo mu gutangaza ibyabaye hariya ikaba yogezaga umudugudu wa Busanza agomba kwimukiramo nk'uko abanyamakuru y'imikino bafana kandi bakogeza umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Nari ndimo ngenda muri uyu mudugudu ndeba uko umeze. Urakwahagije? Ubwiza bwawo burakwahagije? Ubwiza bw'uyu mudugudu buranyahagije. Shira impumu tubwire. Ugezemo muri aya masaha abana barimo gukina vore ku bibuga, abawusanzwemo bari mu mirimo yabo isanzwe, abimutse nabo barimo kugerageza gupanga neza ibintu byabo mu mazu. Kubera ko nta munyamakuru wemewe kuhakandagira nubwo twari twamenyeye aya makuru y'uko iyi nama igiye kuba igitaraganya itunguranye, twashatse uburyo dushaka dufatira amajwi ya Prudence Runingisa umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Amajwi twabashije kubona akaba atatangira n'ikiganiro gatoya kubera ko byatugoye gushakisha uwayadufatira, ariko ubutumwa bwe bwari ubukurikira. Hano bashobora kuba yenda bari bafite n'amakuru atariyo cyangwa se bataranagera naho bateganyijwe kwimuka kugira ngo barebe aho bagomba kuzimukira cyangwa se aho bakwimukira. Uyu munsi tuvugana ufite imiryango igeze kuri hafi 650, ifite abaturage bageze barenga hagati y'ibihumbi 7,000 yamaze kwimukira muri Busanza mu mudugudu. Abo baturage ugezeyo ureba uburyo kibabayeho, ugasanga n'uwari ufite amakuru atari meza cyangwa se atariyo yagezeyo nk'abo twajyanye ejo, ubona ko hajemo kugira n'indi myumvire. Ngira ngo bakangurire namwe rwose uwumva yifuza nawe kugerayo uyu munsi nimugoroba cyangwa ejo mu gitondo barebe. Buri wese afite ahamuteganyirijwe hajyanye na gahunda cyangwa se n'umutungo we kugira ngo abe yakwimuka. Ariko si ibyo gusa kuko ubu hano hari ishuri rya TVET na hariya rirahari, hari amashuri ya primaire ageze kuri 3, hari yewe n'irifite boarding, ni ukuvuga abana bashobora kwiga bararayo biturutse ku cyifuzo cy'umubyeyi kugira ngo bafashwe gukomeza gahunda zabo. Gira wumva ko nubwo umwana yari yanditse mu ishuri ritandukanye hafi aha ariko atashobora gucikana, ndetse n'abayobozi b'amashuri n'ubuyobozi bw'akarere bose bariteguye. Icyo nshaka kubabwira ni ukugira ngo waba afite ikibazo cyamubangamira wese mu buryo yakwimuka cyangwa se yabwira mugenzi we ati ese ko mfite ikibazo hano, aha mureba turi ndetse no ku kagari twashyizeyo n'abakozi b'akarere, b'umujyi, b'umurenge, kugira ngo ufite ikibazo icyo ari cyo cyose abe yafashwa. Yaba ari ikibazo kijyanye n'impapuro, yaba ari ikibazo kijyanye no kuba yashaka mu buryo bwimbitse ibisobanuro bijyanye n'uko nari mbivuze by'amashuri, by'imibereho, yo guhindura ubuzima, kugira ngo habeho integration inoze. Uwo ashobora gufashwa. Dufite desktop igiye kuba ihari ikora amasaha 24 ishobora gutanga amakuru yose n'ubufasha ubwo aribwo bwose. Ngira ngo na ibibazo bw'akarere n'umurenge bose ndetse na bamwe muri mwe bayobora amasibo bashobora gufasha bagenzi babo. Ikindi kugira ngo ibintu byose byashyizwe mu bikorwa bifasha umuntu wese kuba yakwimuka. Murabibona nk'uko twahoze tubivuga, imvura igiye kugwa, turakurira no ku nzugi. Ntabwo twifuza ko hari umuntu wagira ingaruka cyangwa se umuryango we, ariko ikigambiriwe ni ukugira ngo dutanguranwe n'imvura, ariko nanone tugerageze tworoheranye, tworohere gahunda iriho, tworohere cyangwa tunafatanye kugira ngo abagenzi bacu bano bashobore kwimuka mu buryo bwihuse. Hari rero muri mwe abashoboye kuba uyu munsi basaba ubuyobozi bati mugende mujye kutwereka. Abo ngabo twasabye ko babafasha yo guturamo
yari afite inzu y'agaciro ka miliyoni 8 n'igice ngo bajya kuma inzu ya miliyoni 19, ariko iriya nzu ushobora kuba ari ntoya kubera umuryango wawe, reka nkugurishirize, wamugurishiriza kuri miliyoni 3. Nyabuneka dufatanye dutanga amakuru niba hari abakomisiyoneri bagihari, usibye ko turi ko kubashakisha. Niba hari n'umuntu waba arashutswe akaba yakora icyo gikorwa cyo kugurisha inzu hano ngo agere Busanza atanga ifunguzo, uwaguze yarihombeye. Uwaguze yarihombeye. Izi nzu ni izanyu, ntabwo ari iz'umukomisiyoneri, nta nubwo ari iz'undi ushaka kuza akabashuka. Rwose n'uwayigurishije inzu iramutegereje, ubwo wundi waguze azareba uko akemura ikibazo cye, kandi natwe tuzaba hafi yawe tubafashe. Ntabwo byemerewe ko umuntu aza ngo agushuke ube wagurisha inzu yawe n'umuryango wawe, ahubwo icyo turi bukore n'uwaba afite ikibazo kijyanye nabyo kuri ba bandi twashyize hano baza kubafasha kugenda bakemura ibyo bibazo, abegere, abagisha inama, basobanuze, naduhe n'amakuru y'abo bantu. Ibyo bintu bakoze ntabwo ari byo. N'uwashutswe niba gushukwa, ariko umuntu wafashe icyo cyemezo yarashutswe, ariko ntabwo ari byo. Abo nabo turabashakira ariko rwose bisobanuke ko abantu babashutse ariko baranihumye, mazu ni ayanyu. Hari n'abandi bagenzi banyu nabyo tumaze iminsi tubyumva, bo ni umuntu ushobora kuba adatuye hano hafite ariko umutungo, adatuye hano hafite umutungo, uvuga ngo uwo mutungo we ubamo undi muntu uwukodesha, mupangayi. Siko bimeze? Barahari. Harimo ibintu bibiri rero. Nyiri umutungo nubwo atanatuye afite umutungo, n'ubundi umutungo urahari we umutegereje. Ushobora kuwufata akaba yanawukodesha ko n'ubundi atahatuye. Ariko noneho umuntu uri hano apanze akodesha, nawe rwose ashobora kuvugana na nyiri inzu bakaba bajyana bagakomezanya gahunda yo gukodesha hariya, cyangwa se akaba yakodesha n'ahandi. N'ubwumvikane, ariko rwose ukodesha nyiri inzu nyiri umutungo atahatuye, afite umutungo hano ariko aba ahandi, tuvuge ndaba nk'Ikamonyi cyangwa i Musanze cyangwa Kicukiro, ariko afite umutungo hano n'ahari, ubwo umutungo urahari. Wowe rero wabaga mukodesha navugana, cyangwa se ukamubwira uti sezeraneho reka njye kwikodeshereza ahandi. Abo nabo turabafasha kugira ngo abone uko ashobora kuyakodesha ahandi, cyangwa se ashobora no kwiba. Ubu tuvugana ya makipe twateguye agiye kubafasha, ntabwo ari ugukemura n'ibibazo gusa. Twabivuze uko harimo muri bamwe bashoboye kutwegera bavuga ati nimumfashe njye kureba inzu cyangwa se nanimuke, ariko n'abandi bose nagira ngo tubyumvikaneho ko rwose iyi mvura twahuye nayo turayizi, hari n'izindi gahunda ziteganijwe, ariko kugira ngo izi timu zateguwe n'ibisabwa byose, hari amamodoka, maze iminsi mubona bagenzi banyu bimuka, bari imodoka imutwaza ibintu, hari abantu bashobora kubafasha guterura, hari n'ababakira, nabivuze babiteguye, ari abana bajya mu mashuri. Soko dufite Busanza twabitse ibyumba ku bashobora kuba barikoreramo, dushobora no kuryongera, ariko tuzafatanya n'ibindi bikorwa byo kwiteza imbere. Turabakangurira kugira ngo duhane amakuru, turababa hafi, turakomeza tubabe hafi kugira ngo dukomezane iyi gahunda yo kwimuka, ariko nyamuneka ntiturenze iki cyumweru imvura itagira umuntu usanga hano. Yego rwose cyumweru ntikiducike, ari ejo, ari uyu munsi, ari ejo mu gitondo. Rwose turafatanya, ibisabwa byose turabishyira mu bikorwa, ucikanwa, kandi ugezeyo mbere amahirwe abaraye. Amahirwe abaraye. Rwose reka tubigire muri gahunda. Nabivuzeho ko si ibibazo gusa biri bukemukire hano, hari n'uburyo bwateguwe, yaba ari amikoro, yaba ari imodoka zitwara abantu, zitwara ibintu, yaba ari abana bato, kugira ngo tubyumvikaneho. Rwose iyo lisite y'abashoboye kutubwira ati uyu munsi mumfashe ngiraho njya,
ariko tuyongere, nihute ndabona imvura igiye kugwa, tuyongere, duhane amakuru, duhane gahunda ihamye. Twe ntabwo turi batenguye, turahari, iminsi itanya ari hano, ari naho twimukira Busanza kugira ngo turebe uburyo ki twabikora mu mutuzo kandi twihuse. Nibwo butumwa rero nari mbafitiye, no kugira ngo nyaboneka hatagira abaza gukomeza kuba abakomisiyoneri hano. Aya makuru twarayumvise, byiza ko twamenye hakiri kare tugakumira. Abageze hariya barabibonye ko nta kibazo, ndetse twanatekerezaga ko n'uwageze Busanza washoboye kwimuka mu mikoro ye akifuza kugira icyo ahindura ku nzu, dufiteyo n'abandi bamutegereje bamufasha, yaba ari kongeramo ibyumba, yaba ari guhindura irange, yaba ari kugira gute. Izo gahunda zose zirateganijwe, no gushaka uburyo ki ubuzima buri bukomeze. Ntago rero ari gahunda yumvikana ngo umuturage agiye kwimuka ku giti cye. Turi gufatanya, turi kubaherekeza, turi kubegera, turiteguye, ariko mureke dufatanye tubyihutishe gahunda rwose, hatagira umuntu ku cyumweru tuba tukiri hano tuzumvire misa hariya. Murakoze cyane. Ngayo nguko mushobora kwibaza muti ese ibyo bindi byo gukupa amashanyarazi, byo gukupa amazi, byo ko ntawe uhaha, byo ko tutabyumvise, naho mu kanya mu kiganiro cyacu gikurikira.